ese reka nkubaze, waba ubayeho wishushanya? Hano tugiye gukoresha urugero rw'amafoto. Ujya wibaza impamvu amafoto yose y'abantu bafata amafoto baseka, ni ukubera iki? Yaba ubabaye, yaba uri mu gahinda, yaba uri mu biki, iyo bakubwiye ngo ujya mu ifoto seka seka seka, ni ukubera iki? Reka nkubaze rero, ni ukubera iki buri muntu wese mu ifoto, niyo waba uri mu bibazo gute, bakubwira ngo seka ugaseka? Hano hari ukuri abantu benshi batumva, nuko tuba tugira ngo twiyerekane uko tutari, aho kugira ngo tube abanyakuri. Ni ukubera iki rero? Twigishijwe ko byanze bikunze ibyo ari byo byishimo iyo ufashe ifoto useka, aho kugira ngo ufate ifoto uriwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umuntu areba inyuma, ariko Imana ireba ku mutima. Tubisanga muri Samweli wa mbere 16:7. Ifoto ifata ishusho kumeze, ariko Imana ubwayo ireba ibiri inyuma yayo. Ese mbere yo gufata amafoto, mbere kugira gute, uwo muco wavuye? Nuko iri ni isomo rimwe ritwereka ukuntu isi iri mu buyobe. Uzarebe abantu bamwe gusa nzi nibo bafata amafoto badaseka kubera ko bashaka kwigaragaza abari bo, aho kugira ngo tugaragare uko tutari. Byavuye hehe? Reka turebe impamvu rero uyu munsi tugomba kubiganiraho. Kubera iki? Ibi ngibi bifite agaciro kuko ibisekuruza n'ibisekuruza byose byagiye byigishwa ko iyo werekanye ibyishimo byawe inyuma, ahubwo ya marangamutima yawe agaragaza ngo ni weho ufite ibyishimo, kandi muri weho imbere ushira. Ni ukuvuga ngo rero ishusho niyo abantu bagize iya mbere, aho kugira ngo bashyire ubunyangamugayo imbere. Ubunyangamugayo cyangwa se ukuri ntigukozwa abantu. Niyo mpamvu rero abantu bose bafakinga ifoto bagaseka. Niyo mpamvu nibaje kuki abantu bakora nk'uko uyu munsi bakundanye bigaragara neza ku mafoto ko bameze neza, ariko ukajya kumva icyumweru kimwe ngo batanye. Biterwa n'iki? Ijambo ry'Uwiteka riratubwira ngo uragoweho weho umeze nk'imva yogejwe, muri Matayo 23:27. Ni ukuvuga ngo ibyishimo byacu nibyo dufata tugatuma bihisha intege nke zacu. Kabigusubiremo, abantu benshi bibwira ko bafite ibyishimo bigaragarira inyuma ku bantu kugira ngo bahishe ibiri imbere muri bo. Niyo mpamvu rero baseka mu ruhame, ariko imbere bashira. Niyo mpamvu umuntu ukora nk'ibyo ngibyo benshi bavuga ko yageze yameze neza, ariko wa wundi w'umunyakuri mu gihe kirekire niho uzagira amahoro. Twkomeze tureba rero iby'amafoto. Abantu benshi tujya kugera ku myaka 30 dufite amafoto ibihumbi n'ibihumbi. Ayo mafoto yose arimo guseka kutari kwa nyako, ibyishimo bitari bya nyabyo. Ibaze amafoto yose ufite, ayo wafashe yose uri guseka, ariko ari ibibazo urimo. Kuki utagiye ngo ibyo bibazo bikemure? Reka turikira muri Imana ritubwira. Ijambo ry'Uwiteka Umubwiriza 7:3 riratubwira ngo agahinda ni keza kurusha guseka. Ijambo ry'Uwiteka rirakubwira ngo agahinda ni keza kurusha guseka, kuko iyo ugize umubabaro ugaragara ku maso yawe, ku mutima wawe uba ufite ibyishimo. Reka nongere mbigusubiremo, agahinda ni keza kurusha guseka ibyishimo, kuko iyo ufite umubabaro ugaragara ku maso yawe, umutima wawe unyuzwe. Ibi bintu ntabwo nanjye nari mbizi. Iyo ufite agahinda, ariko nagize kubyigaho gato, iyo ufite agahinda kagaragara inyuma, kaba kava he? Kaba kava ku mutima. Ubwo urumva ko hano misemenya ko umutima nuko uba unyuzwe, kubera ko wa mutima nyine wahuye n'akababaro bisokamo, umutima unyuzwe, noneho kagahinda kagaragara ku maso. Ntabwo nabyumva gutyo nanjye. Bivuze ngo rero iyo ufite mu maso hawe ukabonga nk'umuntu ufite agahinda, cyangwa se umuntu wihagazeho, byanze bikunze ziba ari intege nke. Inseko iyo ari yose
ntabwo ivuga yuko ufite ingufu umeze neza, ahubwo abantu twafashe ibintu byiza tubigira bibi cyangwa kuba uriwe turabihindura tubigira amacuri. Ibi byose abantu babigize amacuri kubera iki? Abantu babikora kubera ko nindamuka ntagaragaye neza imbere y'abantu ndahita nigaragaza ubundi bihita biboneka ko mfite ibibazo. Ariko wumve ko imigani tubwira, imigani 14:13 iratubwira ngo n'inseko y'umutima ishobora kuba yaryana, inseko y'umutima iraryana. Urabyumva? Abantu benshi, aba bashakanye, abari mu rukundo, abantu ku bwabo, benshi bashyira amafoto baseka, ariko ukajya kubona ukabona nyuma y'icyumweru inkuru yabaye kimomo, yaciye ibintu hirya no hino ngo abantu baratanye. Biba bigiwe n'iki? Niki cyahindutse? Nta cyahindutse, ahubwo nuko amafoto bafataga nta na rimwe yagize atanga ukuri kwabo bari bo abo bantu. Urabyumva? Izi ni ingaruka zo kuterekana ukuri ngo abantu berekane ibyo banyuramo. Turebe rero, dore icyo abantu benshi batabona. Inseko ubwayo ntabwo ari ikibazo, ahubwo ubwoba buri inyuma y'iyo nseko nicyo kibazo. Duseka kubera ko dushaka ko abantu batwemera, batwizera. Abagalati 1:10 iratubwira ngo ubu ndimo ndashakisha ko abantu banyemera, cyangwa se ndashaka Imana inyemera. Weho niki uharanira? Uharanira ko abantu bakwemera cyangwa se uharanira ko Imana ari kwemera? Wakwemerwa n'abantu cyangwa wakwemerwa n'Imana? Andika mutubwire uwo wakunda akakwemera. Ifoto nta na rimwe yegeze ivugwa ko ariho hantu tujya kugaragariza ibyishimo, ahubwo ifoto ni urwibutso. Ariko twebwe twayihinduyemo nk'ikintu cya masike kigaragaza ko dufite ibyishimo, niyo tudafite. Agaciro kawe ntabwo ari ukugaragara nk'uwishimye imbere y'abandi. Agaciro kawe ni ukuba umunyakuri, umukiranutsi imbere y'Uwiteka. Hano rero dore aho bitandukanira, aho byivuguruza. Ubwo turushaho kwerekana ko dufite ibyo byishimo bya fake, niko tugenda tubura uko twagira uburambe mu kumenya kwicisha bugufi, mu kugira amahoro asesuye arambye imbere muri twebwe. Dore rero isomo twavana muri ibi bintu: reka kwishushanya, ahubwo ureke gukomeza kumva ko waba mwiza 100% ko nta mwiza w'100%. Noneho uhagarike kwereka abantu ko ufite inseko, ari byo bivuze ko uri mu bintu byiza kandi wenda no mu bibazo, nkuko tubisanga mu Bakorinto wa 2:12-9. Imbaraga zanjye zagizwe umurengera mu ntege nke zanjye. Za ntege nke zawe zigaragaye, nibwo noneho ahubwo wiyubaka ukagira izo mbaraga, nkuko tubisoma mu Bakorinto wa 2:12-9. Kuba umunyakuri ni imbaraga, kandi iyo uri mu bibazo birakwigisha, bikaguha imbaraga, bigatuma ukura. Ifoto ubwayo rero igomba kugaragaza ukuri, atari kugira ngo tuyihishe inyuma. Dore ikibazo nakubaza: umuntu aramutse arebye ku mafoto ya yose, ese yabona ubuzima bwawe bwari bwo koko, cyangwa se ahubwo yabona ko ari weho wundi wishushanyije, indangamuntu yawe yahinduwe? Tubwire muri comment hasi uko ubibona, utubwire igihe wafashe ifoto uri mukuri koko ari weho, wabaye weho, ni ryari. Icyo gihe kiraho ayo mafoto urafite uyashake. Isomo ry'ikiremwa muntu rero twavana muri ibintu niriye: abantu bafite uburambe mu bintu byo kwigaragaza neza, aho kugira ngo bagaragaze abaribo. Buri kintu cyose turakibika, ariko noneho tukanga kwemera ukuri. Abantu bose iyo uvuze ukuri bose barwana mpaka bakarwana ku bintu byabo, kabone niyo babazi ko bari mu bintu bibi Imana yanga. Ukuri rero kubaka inzira abantu banyuramo, ariko ibyo kwishuranya byo
bituma ahubwo wishyiraho igitutu. Iyo rero umuryango uhize ishusho yayo imbere itari nziza igendeye ku marangamutima, icyo gihe byanze bikunze kwirwana no kwihagararaho birahazaharira. Niyo mpamvu Imana nta na rimwe yigeze tubaza ngo twigaragaze nk'abantu bakomeye. Nubwo twaba tudakomeye, Imana yadusabye kuba abo turi bo. Imana ntabwo yigeze dusaba ngo tube abantu bakomeye, ahubwo yadusabye kuba abo turi bo. Niyo mpamvu Mwami Dawidi muri Zaburi 51:10 yaravuze, Mana nk'umutima usukuye, umutima usukuye Mana. Uwo ni Umwami Dawidi abantu bicishaga bugufi bikomeye cyane, bagaragaza ko bamize, yakora ibyaha akihana. Dukora ibyaha kangahe, twihana kangahe? Ibyo ni byo bintu tugomba kugenderaho kugira ngo tugaragare imbere y'abandi ngo bavuze ngo batwemeye. No, nta muntu n'umwe ugomba kutwemera, ahubwo Imana yonyine niyo igomba kutwemera. Iyo rero duhisemo ukuri aho guhitamo ishusho, niko dutangira gukira. Hitamo ukuri aho guhitamo ishusho, uzatangira gukira. Kandi gukira muri weho ni iby'agaciro, birakomeye kurusha guseka udafitiye urukundo cyangwa se n'ukuri. Kwa guseka wishushanya ntacyo kumaze, kuko iyo duhisemo ukuri, uhitamo kuba abantu abo turi bo, nibwo dutangira gukira. Twakira rero tukabera n'abandi urumuri. Ngayo nguko rero by'amafoto urabimenye. Niba utarubizi, nkakubwira nti niba ubutumwa bwakubatse, kandaho like kugira ngo busakare ku bantu benshi cyane. Noneho ubundi tuganire, utubwire isomo uvanyemo n'ingamba ugiye gufata. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyod.